ndaje nkurira ikintu bita ibiryo rwose gate irafunze ra ako harakinze nkurira ibiryo ako ubwo nta muntu ubundi uri gukoma nta mushyitsi nshaka umuntu aba yakoze pe Cyangwa abakire rwose baba baje gukinga n'ubu ninde uri murakoma ahunga komanzi yo bro yaze bite none sanari nyine wandiye sidi nari yakakaje meze bite nari bimana kombona se ahanga wagera ngo ni wewe nyine uha chamba nahereje anga swire basiko mani wasanga utanatetse sana ntabwo natetse rese suzuko nene bisigaye bimeze se mani ahubwo sangirangiye no kwigendera numvanga zwicara mu rugo rutarimo ikintu cyo kurya ubu nta kintu gihari nta kintu gihari aya ntacyo kangarabe mu maso wenda twatandukana karabasi amazi yashije ntacyo kanebe by'amazi nta mazi arimo mwana asikuze imvura iheruka kugwa Mujya nawe urigegera gute bapima naye nitwo bansigiye two basi ntacyo katubisangira ariko iyi mico ntago ari myiza nari naye ntabwo dusangire mwaje katubisangire ariko kambanze ariko wari umuza kandi Afrika man cyo mitora hanacyo yihoreye kiko ore katwicara hakatwicara ngaka maze nguza oyi kiko cyo Tiko cyo kireke nose ugikuye nari mbizirega hano nago haburi none se bro tigira ase wari sinasanze uri kurya mani bwo nari ase ko mbona ndeba na reka nkarye basi byose icyo bitwaye nta kibazo areka ntabwo tugiye kiko ni cyane harya ariko wari unkoza akantu nanjye mba nakubeza Imana yari yabinyeretse Lata hani ewe buno gutaha catse nabyihorera none se ko yandi dembe ntacyo katugenda utse wansige wanyu ntiwaza kuvuga ngo nabibye ase waje tukagenda bro katugenda ariko nta kibazo neva nagomba kire namwe murangiza ase boy sinari kubisigaho Ambiki sahani ariko ntago nari kudusigaho. Buno no twagenda.